Mbashimiye kuba tugiye kubana muri iki kiganiro. Nge nitwa Niyonsenga Dieudonné. Abana bato ntabwo bagira amasaha, ntabwo bagira gahunda iyo bari gukina agapira n'utundi dukino tw'abana bato. Kuri twebwe abantu bakuru, igihe kidutegeka uko cyishakiye. Tukimara kuvuka ako kanya hari isaha isi itangira kubara, itangira ikuraho isegonda rimwe rimwe, amasegonda dusigaranye azagenda amanuka kugeza ku rya nyuma. Ubaze impuzandengo abanyarwanda tubaho nibura iminsi 240 bihwanye neza n'amasaha 546, nyamara abantu twitwara uko twishakiye. Ntangiriye ku bana bato zoreza ku bantu bakuru. Uyu niwo muryango w'ejo hazaza uzinjiza amafaranga agatunga umuryango uzawukomokaho ndetse n'igihugu muri rusange. Ese kuki ibi ari byo dushingiraho? Kuki tugomba kwivuza? Kuki tugomba kujyana abana mu ishuri? Nibyo, wabyumvise neza. Tugiye kukwereka amahirwe n'ibitangaza uzabona uramutse ushinganishije abana bawe nawe ubwawe ndetse n'abazagukomokaho muri kampani yitwa Health Promotion Group. Iyi kampani niyo yonyine izagufasha kubona serivisi uzakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, harimo kwivuza ndetse no kwiga. Ibi natangiye mbivuga ko ariho imibereho yacu ya buri munsi ishinze imizi. Reka ripfundo ripfundure kugeza hamwe mu mateka n'ibigwi bya HPG. Nibyo, mwabyumvise neza ko ngiye kubageza hamwe mu mateka ya Company Promotion Group HPG mu magambo ahinnye y'icyongereza. Amateka yayo ni menshi arenze ibyo ngewe nawe dutekereza. Ntibyakunda ko umwanya muto dufite imbere yacu unyemerera ko nyabagezaho yose uko yakabaye, gusa munyemerere bageze bamwe muri yo. Ese HPG Health Promotion Group yatangiye ryari? Ikora iki? Ifasha abandi? Aha birumvikana neza, ifasha ngewe nawe n'abazadukomokaho. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019 nibwo habonetse umusore w'inkorokoro witwa Sam Rukundo atangiza kampani yitwa GBC. Ayitangira mu buryo bugoranye cyane kuko hari umushinga munini usaba mikoro manini, ndavuga amafaranga menshi. Iyi kampani yitwa GBC yaje guhinduka Health Promotion Group HPG. Ibi nabyo byaje kugorana cyane ko byabaye ngombwa ko Sam Rukundo abona abanyamigabane babiri bari bakunze umushinga we, ariko nyine biragorana kubera systeme cyangwa uburyo bakoresha bwari bushya hano ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Icyagoye abagabo ni iki? Kumvisha abantu ukuntu ikarita yigabanyirizwa ku biciro discount card ishobora kuvuza umuntu byari bigoye cyane, ariko iyi kampani yakomeje urugamba rwo kumenyekanisha uburyo bwa discount card. Nyuma yo gukora ibi byose haje gukurikiraho gukora ku buryo mu mezi 3 gusa yari imaze kugira abakiriya basaga 2,000. Nyuma y'aya mezi nabwo umuntu utaramenyekanye imyirondoro ye ariko wabaga mu nshuti za hafi z'umuyobozi wa GPC yaje kuvangavanga ibintu. Iyi nshuti y'uyu muyobozi yatangiye kurwanya ndetse itangira kuvangira abakozi bacamo ibice. Kuva icyo gihe yahise itangira gusubira inyuma kugeza ubwo mu kwezi kumwe gusa yari imaze guhomba akayabo ka miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe abakozi batangiye guhembwa nabyo biba ikibazo gikomeye. Ibintu byageze naho GBC batekereza ko ishobora gufunga imiryango batageze ku ntego yabo yo guteza imbere imivurire biciye ku ikarita nababwiye hejuru yitwa discount card. Haciye iminsi mike humvikanye inkuru mu bitangazamakuru bitandukanye baharabika abayobozi b'iyi kampani ko bakora amakosa yashobora kubaviramo igifungo. Ibi byaje kuburizwamo kuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze ubushishozi irasuzuma isanga iby'itangazamakuru ndetse n'abandi bantu bavuga ari amahimbyo, bituma batangaje izo nkuru bakurikiranwa n'urwego rubishinzwe. Bitewe n'uburyo kampani GPC yatangaga serivisi nziza, byatumye ikomeza gahunda yayo nubwo byari mu bihe bigoye, bad conditions mu ndimi z'amahanga, kuko yari igeze aho ihemba abakozi igice cy'umushahara, bigera naho bamwe bagerwamo ibirarane ku mushahara wabo. Ariko ibi byaje guhinduka kuko mu mezi 2 gusa iyi kampani yari ifite intego yo gukorana n'amavuriro akomeye kandi atanga serivisi umuturage atasa. Kubera ubwiza n'uburyo yakirwamo byatumye ibona abakiriya, irongera ibyutsa umutwe, ikora neza, ubushobozi buraboneka. Yaje kwagura ibikorwa byayo, yongeramo inzobere mu by'ubuvuzi, ari nabwo yaje guhinduka ikava ku izina rya GBC yitwa HPG Health Promotion Group. Iri zina rizana imikorere mishya kuko yahise ikorana n'amavuriro yigenga ari ku kigero cya 70%. Kuri ubu Health Promotion Group ikorana na kaminuza zitandukanye, amazu acuruza essence icyo bita station, n'inzu zicuruza ibikomoka ku biribwa zizwi nka supermarché cyangwa supermarket mu ndimi z'amahanga. Ubu tuvugana Health Promotion Group ifite abakiriya basaga 800 mu Rwanda hose. Ikaba ifite intego zo kugeza ya karita nakomeje kubabwira yigabanyirizwa ku
biciro yiswe discount card ku mugabane wose wa Afurika ndetse no guteza imbere ubuvuzi mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe ikarita ya discount card, kuko uko bwije n'uko bukeye bagenda bavumbura ubundi buryo butandukanye bwafasha abanyarwanda n'isi yose muri rusange guteza imbere ikoranabuhanga mu buryo bwo kwivuza. Iyi kampani ikaba ikorera amajerwa mu mujyi wa Kigali, ariko iyi nimero nayo yagufasha kubagera mu buryo bukoroheye. Wandika akamenyetso ko guteranya 250 788 49 59 07, ndetse wakifashisha n'uburyo ngurukanabutumwa bwa email ariyo cgabanya@gmail.com. Nitwa Niyonsenga Dieudonné, ndabashimiye.